FPR ni ingurube. FPR ni ingurube ziyobowe n'umushumba Kagame, ingurube nkuru. FPR, thank you so much gukonfirma isi yose n'abanyarwanda bose n'abataravuka n'abazavuka, kuko amateka y'ubudayimoni bwanyu azandikwa no ku nkuta z'amabuye. Jay Polly yavuze ngo hagati y'inkuta zirindwi mwe n'imiryango yanyu n'abazabakomokaho muzabisanga hagati y'inkuta zirindwi hano mwakoreye u Rwanda. Murakoze kuri uyu munsi kutwereka mukanatwemeza iminsi ibaye 90. Ibyo abanyarwanda bihora mu minsi 90 ibaye 90, mutwemera ko muri ingurube murya n'abana banyu mwabyaye Karasira muramuriye. Hanyuma izindi ngurube ntoya n'udukosho twose turi hano twa FPR tumaze natwe iminsi 90 tuvuga ubusa ngo FPR Kagame ntago ari umwicanyi. Dumaze iminsi muhakana ko narababwiye ngo intera hamwe za mbere nizo tubana nazo kandi zigiye kwica abanyarwanda zibamare, kuko zamaze kwinjirirwa no kushyirwa ku karubanda. Barabiberetse. Avuga ko batica bishe Karasira, avuga ko badafunga bahohoteye abantu, bafunze Clement mwarabibonye, abavuga ko batarigisa abantu kwera ubutaka bwabo, bishe ihora habona Jean Dodi. Wibare. Kwezi kwa mbere natanya na ihora habona Jean Dodi, wishwe warigitishijwe wanyonzwe wariwe n'intera hamwe Kagame n'ubutera hamwe n'intera hamwe zose bakorana muri FPR, zikamwica zikamurigitisha abana be, umugore we n'umuryango we. Ntago bazaho Jean Dodi ihora habona ari. Uwo ni umunyarwanda wa mbere bahaho urugero, kuko abandi bose batsinze mu myobo na hehe hose mwanze kubemera, ndabaha abo bari kubakuramo uyu munsi. Imba tutemera ba data bishe na ba mama bishe bakoreye genocide zinkotanyi zintera hamwe, uyu Kagame w'intera hamwe na Nyiramongi we w'intera hamwe, izi ntera hamwe za FPR. Nongere mbisubiramo izi ngurube za FPR. Nundi wese wamenyeraga cyangwa wavuga gubusa, navuze ngo naje kugira ngo mbabere ikimenyetso, bazanyica ndabizi, ariko nzapfa muzi byinshi. Kandi nzapfa igihe cyanyu cyo kwibohora cyarageze. Kandi igihe cyo kwibohora ni iki ngiki, kwibohora intera hamwe za FPR, kwibohora abicanyi ba FPR. Igihe ni iki kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda twibohora intera hamwe, kuko zira tumaze. Izi ntera hamwe mu mezi 3 nabibabwiye zishe ihora habona, zimujijeho ubutaka, ziramwica neza arabura. Muri ayo mezi 3 zifasha umunyamakuru DC Clement, zimwambuye ubutaka bwe n'umutungo we n'ibiki byose zikize muri gereza. Muri ayo mezi 3 zishe Karasira, nkuko yazibwiye, nkuko yababwiye, nkuko yabwiye isi yose ati FPR niyo yankoreye genocide, FPR yakoze genocide y'abatutsi, yanyice abavandimwe, yanyice ababyeyi, nawe birangiye bamukoreye indi genocide. Yes. Ni iyihe shusho ya Kagame na Bizimana badufitiye ku rwibutso bavuga ngo they care about Tutsi? Nuruhe rukundo mushaka twereka mufitiye abantu barokotse genocide mubamaze?
imfeshatu mutari buhakane z'abantu gusa aba influencer abanyarwanda bakurikiranye mu myaka ikurikiranye zisa kesi zisa nizo nkiko abacamanza bo mu Rwanda bagakwiye kububu tuvugana bamaze kwegura parliament akaye yamaze guseswa akakanya murabiseka murabyoroshye ariko muri gukina n'umuriro ndabwira FPR kuko mwebwe muri hano mutukana mu gihe nta kintu byahindura mwebwe ariko FPR yo mbwira yo irabyumva ndagira ngo mbibutse ko umunsi wa mbere bagomba gufungura Jay Polly njya kumwikurira muri gereza nagezeyo hafi saa 10 z'ijoro aba batwa n'izi ngube za FPR ndazizi narabikekaga ibyo byose bwanyereyeho nge mpagaze kuri gereza namukuye atariye n'imvungure zabo saa 12 saa moya twari tugeze Kimihurura dufata breakfast bamusubizamo bagomba kumwica ntahari ava mu rukiko nimugoro bageze muri gereza twaravuganye hangata basaza mu gitondo muduha umurambo ko mwari mwamaze kubona ko mu nkiko bari bagerageje ntako ibyo mu nkiko byari byanze kuko FPR ari gihe byanga akabwa activity kuri turya activatinga n'ubundi bizasanga hari na story zadukonera iki rimwe na rimwe bakivuguruza nyine bagafusa nk'abafunguye umuntu Jay Polly niko byari byagenze ibyo bamuregaga nibyo bo bamushakiraga bo bashakaga kwica Jay Polly that's it nta kindi kintu bashakiraga Jay Polly ibyo bamuregaga ro kuyabora uko bamubuzabuza bakamwica mu nkiko nyine byanga gupasinga Jay Polly agomba gutaha baramwica ari gutaha umunsi kurikiye Kizito umunsi yabonanye na mushikiwe na girlfriend we bakababwira ko umuntu ari muzima afite amahoro agiye gukurikiza process zose n'izinkiko n'ibiki byose na Kizito ubwe yavuganye na girlfriend we na mushikiwe Kizito aramubwira ati ndakeka kuba batanyice muri iriya shyamba kuko niko bari babipanze ati kuko nabyiboneye yabivuze nk'uwo byabayeho ko Kizito ntabwo yapfuye ataganiye na girlfriend ye cyangwa mushikiwe ati bakabangejeje hano atubona amaze kurokoka actually ni nacyo kizere Kizito yaravuye ati ubwo bangejeje hano mwabimenye nabandi bamenye Kizito yarivugiye mu kanwa ati se bazabwira iki isi ati ko na za human right ati babantu bange se niba telefone ati naba telefone ati surumva ubu banyica ko mushikiwe na girlfriend we niyo bavugaga ati turabona umeze nk'umuntu bari bwice turebye ukuntu abantu bari hano n'ukuntu byagenze n'ukuntu uriya mugabo amanutse mu ofisi yarakaye n'ukuntu roya wawe twabonye ubugambanyi bwe turabona bari bukwicira ijoro Kizito arababwira ati hoya ntago banyica kubera ko abo bose uvuze namwe namaze kubona ko mpari ahanga bazampa inkiko wenda bazanyica gahoro gahoro Kizito yibagirwa ko again ari kuvuga FPR ingurube FPR intera hamwe FPR ibinywa amaraso ibizombi vampire ko narababwiye ngo ugiye kurwana n'abashumba babashumba izi ntera hamwe n'amavampire tugomba kurwana abo natwe nk'amavampire dore ya ntera hamwe yabo irimo hano imirandika ngo ni Kasuku Kagamu hakasuka kazi narababwiye ngo Kagamu hayaringa Kasuku ukamufata ngo ni perezida wawe weburwa n'ikigoryi gikorana nk'abakasuku cyangiza kikica abantu barangije ibihano byabo uwo ni perezida bwoko ki ko mabwira ngo Kagame n'umusazi umutwe byatokombe
tuyobowe n'umusazi w'umwicanyi